Muraho neza, nitwa Vincent. Mbanje kwisegura ku bareyo bose bagiye kumva iyi nkuru. Iyi nkuru ishimishije abafana ba APR ariko ikababaza abafana ba Rayon Sports. Muhire Kevin wari waramaze kwemeza abafana ba Rayon Sports ndetse na timu muri rusange ya Rayon Sports katazigera akinira iyindi kipe hano mu Rwanda mu gihe azaba avuye muri Rayon Sports, ariko yagaragaye yambaye imyenda ya APR FC. Aya makuru turayakesha Lorenzo Info rero niyo watangaje iyi nkuru. Gusa nanone Muhire Kevin yari kuri interview aravuga ngo timu ya Rayon Sports yarabatereranye ituma badatwara igikombe, ati rero ntagakwiye kuguma muri iyi kipe ya Rayon Sports. Ariko nanone abantu bagakomoza ku magambo yigeze kuvuga avuga yuko atazigera akinira indi kipe hano mu Rwanda, ati ikipe ya Rayon Sports niyo nkunda, ati byanashimishije rero kubona nayikinira, ariko amakuru yagiye hanze yuko yamaze gusinyira APR FC. Muhire Kevin kapiteni wa Rayon Sports. Izi nkuru ziri kugenda zitangazwa n'ibitangazamakuru nizo. Gusa nanone umunyamakuru RBN yafata amagambo ngo yandike avuga yuko Muhire Kevin yagiye muri APR ari kubeshya. Inkuru rero zikomeje kuvugisha abantu benshi cyane. Abafana ba Rayon Sports bahise banguye Muhire Kevin bamwangura unuka. Murabizi namwe abafana ba Rayon Sports ntibajya batindiganya bacyumva ngo wavuye mu ikipe yabo ugiye mu yindi kipe, by'umwihariko noneho kajya muri mukeba ubukojeje agati mu ntozi. Nabo n'ubu bakunze uberetse ko ntacyo bari bakumariye igihe wari uri mu ikipe yabo. Gusa nanone hari abafana batagendera ku marangamutima, abasportifu nyabo. Abasportifu nyabo bari kugenda babwira Muhire Kevin atuzaha uronke mu ikipe ugiyemo, ati n'ubundi ni ugushaka amafaranga ukazamuna no gutunga umuryango. Ariko abatabizi bo bati Muhire Kevin turakuvumye, ati nigute wava mu ikipe yacu ukajya muri mukeba, ati nukutubabaza. Muhire Kevin rero wicyo ashaka na amafaranga, ikipe ari gukinamo arayikunda nyine, hanyuma akikorera amafaranga agakora akazi ke kinyamwuga. Gusa nanone abafana ba Rayon bo nitwakihangarira kuba Muhire Kevin agiye muri ya ekipe ya APR FC mukeba wacu igikona, akazana tubabaza mu gihe tuzaba turi guhura nawe. Mwumve mwabantu mwe ukuntu ibi bintu utashobora kubyumva neza niyo waba uri umusportifu. Ni ukubona APR igiye guhura na Rayon, uyu mukinnyi ahagaze neza ari mu bihe byiza, ukavuga ati dore wa mukinnyi twabahaye, cyangwa se wa mukinnyi watuviriye mu ikipe watubeshaga ngakunda ikipe yacu akanayitsinda n'ibitego noneho byiyongeyeho. Mwumve ukuntu abafana ba Rayon bababara kuba umukinnyi yarakinaga mu ikipe yanyu ababwira yuko akunda iyi kipe, akabyizeza abafana akabibabwira ko atazigera akinira indi kipe hano mu Rwanda mu gihe azaba abonye ikipe yo hanze atari bwo azava muri Rayon Sports, ariko ayivuyemo agiye muri mukeba. Ese mukeba abafana ba APR bari kubyakira bute? Abafana ba Rayon Sports byagenze bite nyuma yo kumva iyi nkuru? Gusa barababaye cyane. Abafana ba Rayon nta n'ikintu wababwira kuri Muhire Kevin, abacyumva izina Muhire Kevin bari guhita bakupa ibyo bari kumva byose bakabishyira ku ruhande, hanyuma bakikomereza imirimo yabo kubera izina Muhire Kevin ryabababaje rikabakorogoshora rikabagera mu nkanka. Ngiyi rero inkuru yakorogosha abareyo aho bava bakagera. Muhire Kevin muri APR avuye mu bururu n'umweru agiye mu mukara n'umweru. Muhire Kevin rero icyo ashaka ni amafaranga kandi akajya mu ikipe iragira ibihe byiza ishobora no gutwara igikombe. Ibya Muhire Kevin rero twavuga ngo tuzabirangize ibihe byiza yagiranye n'abafana ba Rayon Sports igihe yari ari kapiteni atwara ikipe, akavuga yuko igikombe bagishaka ariko bikaza kurangira batagitwaye. Muhire Kevin rero yafashe icyemezo aravuga ngo sinaguma muri iyi kipe. Yego nari mfite abafana benshi cyane, ariko niyo bagenda no mu ngiyemo bazamfana kandi nabo bazankunda bitewe n'ibihe byiza nzagereramo nkakinira ikipe nkatsinda ibitego. Abafana ba Rayon Sports rero mu bigori Muhire Kevin nimwe yabataye. Ubu Muhire Kevin yavuye mu nzove, ubu ngubu yigiriye ishorongi. Izi rero ni breaking news ziri kugenda zicicikana ku mbuga nkoranyambaga, muri kugenda mumubona ari kumwe n'abakinnyi ba APR FC, ari kumwe n'abafana ba APR FC ndetse yambaye n'imyenda ya APR FC. Abafana bare bari kugenda babona amafoto, bari kugenda bamutuka bakavuga bati iyi kipe kwavuze kuyikunda uyisigende buriya.
ariko se mwa bantu mwe kari kwishakira amaronko, kari gushaka icyamutunga ngo abone n'icyatunga umuryango we, muragira bigenze gute? Nyine mu mafaranga niko bigenda, mu kazi niko bigenda, ni wavuga ngo ukunda iki ngiki. Icyo ubonye cyose uragikora bitewe nyine n'amafaranga uri gushaka, bitewe n'urwego ushaka kugeraho. Ngayo rero amakuru amwe yaragezweho muri iki gitondo nuko Muhire Kevin byamaze kwemeza yuko yageze muri APR FC kubera n'imyenda ya APR FC yarayambaye. Reka twifurize rero Muhire Kevin ishya n'ihirwe muri APR FC, azahaharonke nyine nk'uko no muri Rayon Sport yahashe. Ubwo rero kandi nanone Rayon Sport ntitwabura kwihanganisha abafana bayo, gusa Rayon Sport ntijya yiburira ubu ngubu igiye guforoma abandi bakinnyi. Nge rero bagejeje amakuru nitwa Vincent, nakwisabira kunshigikira ukanda kuri buto subscribe kugira ngo amakuru nzajya nkora azajye kugeraho mu bambere. Mugire ibihe byiza, ndabashimiye.